urebe umugabo yafashe umugore amushyira ku ifarasi bavayo ni Yosefu na Mariya wumva amagambo I was chosen to deliver a gift. naratoranijwe ngo iyi si nyibyarire impano The greatest gift it has ever known. niyo mpano ihambaye isi yigeze yakira Mariya yabyariye isi impano ngo iyo mpano niyo mpano ihambaye isi yigeze yakira kurusha izindi zose ubwo iyo mpano ni Yesu. You may think you know my story. mushobora gutekereza ko muzi inkuru yanjye uyu uri kutubwira ni Mariya nyirizina kuko hari abantu batubwira ngo nyina wa Jambo ngo tujya tugikibeho ngo nanone ngo ndi umukatolike cyane ngo njya nambaza Mariya. Mariya aravuga ati mwe mwese mushobora gutekereza ko muzi inkuru yanjye Trust me. ariko nyizera You don't. nta nkuru yanjye muzi. uyu ni Mariya twibwirira inkuru ye rero reka yitubwire. mwagiye mwumva inkuru za Yesu mukumva inkuru ngo z'abande z'aba Pawulo. Mariya ariyiziye ngo ababwire inkuru ye kuko ngo hari ukuntu mumushidikanyaho mutazi ibye. dutangiriye hano rebe mugabo avayo dutangiriye mu butayu bwa Yudeya. Joachim withdrew to the desert for 40 days of fasting and repentance. papa wanjye yarasubiye mu butayu kugira ngo yongere asenge iminsi igera muri 40 aniyiriza Denied him a child as punishment. kugira ngo arebe ko Imana yamuha urubyaro. My mother Anne prayed fervently. mama wanjye Anne nawe yahoraga asenga ubutitsa kugira ngo arebe ko Imana yamuha urubyaro. bivuze ngo abantu mutazi inkuru ya Mariya dutangiye Mariya ubwo ariko twibwirira ngo burya papa wanjye yahoraga mu butayu asenga kugira ngo Imana izamuha urubyaro we na mama we. bivuze ngo Mariya yavutse ku babyeyi bari barabuze urubyaro neza. papa wa Mariya yirirwa mu butayu asenga kugira ngo Imana izamuha akana. urebe papa ngo yajyaga mu butayu akamara iminsi 40 asenga asaba Imana. urebe dutangire mu butayu. uyu ni papa wa Mariya. byagenze bite? Mariya afite inkuru idasanzwe. iyi filime uyisanga ku gasobanuye films.com.